Elvin mbere yo kujya mu kazi yabanje kwitegereza mu isakoshi yareba ko ibintu bye byose birimo nkuko yabibikagamo, ariko atungurwa no kubona agasakame ke gato cyane yabikagamo nta karimo. Niko gutangira kureba ahantu hose yibaza ahantu kaba kagiye, maze bimutesha umutwe kuko atararimo kukabona. Yumvise atagomba kujya ku kazi atakabonye, maze nawe akomeza kugashakisha, atangira guterera ibintu byose hejuru, ariko arakabura. Yatangiye gutekereza no kureba munsi y'igitanda, yibwira ko wenda ariho kaba kaguye, ariko nabwo ntiyakabona. Elvin byamutesheje umutwe, abona neza yenda no gukererwa, kuko yabonaga neza amasaha agiraho ku kazi agiye kumusanga mu rugo. Maze atangira kwibaza ati ndabigira ne koko ko kiriya ari ikintu ntagombaga gutakaza. Yenze nko kurira atekereje ko wenda ashobora kuba yakabuze burundu atazongera no kukabona. Atangira no kwicuza impamvu yakagendanaga mu isakoshi ye, kandi kugatakaza byoroshye cyane. Nta kanya kanini karashira ariko agihagaze aho ngaho, umwana we w'umuhungu yahise azamusanga, bisa nkaho hari ikintu afite ariko arimo kukimuhisha bimwe by'abana. Maze Elvin ahita ahamagara uwo mwana we w'umuhungu witwaga Babu, ati Babu, ibyo ngibyo ni ibiki urimo kumpisha? Babu abonye yuko mama we yamubonye, ahita azamura akagasakame Elvin yari yahoze ashakisha yakabuze, ati dore mama, aka kantu ubanza ari akawe maze nagatoraguye. Elvin ati Babu, wimbeshya se nyine, cyangwa waje ugakora mu isakoshi yanjye urimo gushakishamo ibiceri na za bombo? Usigaye warize imico mibi yo kunyiba? Babu arahakana ati hoya mama, ntago nakwibye, none se ko nagatoraguye hasi. Elvin icyo gihe yabonaga yakerewe, nta n'umwanya yari afite wo gukomeza kubaza Babu uko byagenze kugira ngo agafate. Maze ahita agafata arebamo ngo arebe ko ibintu bye byose birimo, maze abona nta kintu na kimwe cyavuyemo. Ahita yiruhutsa agashyiraho ngaho mu cyumba cye, afata n'umwanzuro wo kutazongera kukagendana, kuko usibye no kuba Babu yari yaje akagafata, yatekerezaga yuko gashobora no kuva mu isakoshi kagatakara. Yahise agenda mu kazi, maze Babu nawe asigara aho ngaho. Elvin amaze kugenda, Babu wari wishwe n'ubwoba, azi ko mama agiye kumuvumbura akanamukubita, arimo no gusenga Imana ngo Mana umbabarire, mama wanjye ntazi kumenya ko ndimo kumubeshya. Yahise yishima cyane ko batamufashe. Yagumye aho ngaho ariko mu masaha ya nimugoroba ajya gukina n'abandi bana bajyaga bakina umupira. Uko ba Babu bakinaga umupira, hafi yabo hari abandi bantu barimo bagenda bazenguruka bareba ubutaka bw'aho hantu kuko bashakaga kubugura. Ba Babu na bagenzi be bakomeje kuryoherwa n'umupira, maze umwana umwe mu bari arimo gukinana atera ishoti rirerire cyane ku buryo umupira wahise ugenda ukagera hafi y'aba bantu. Maze umwe muri bo witwaga Samu, wikundiraga no gukina n'abana cyane, ahita agenda ahagarika umupira. Babu nawe ahita agenda agiye kuwuzana, maze Samu ahita atangira kumucenga kugira ngo awumuhereze. Akomeza kumucenga cyane, Babu nawe ahita aza baracengana, maze batangira no gukina. Ka Babu bitangira kugashimisha cyane, n'utundi twana bitangira kudushimisha. Samu yageze aho areka gukina na Babu gusa, bahita basanga n'utundi twana bakomeza gukina natwo, yibereye nawe nk'umwana neza, ku buryo bari kumwe babirebaga bakumirwa. Bakomeje kumutegereza, ariko bageze aho babona Samu atangiye gutinda cyane, maze baramuhamagara ngo naze bagende barangize ibyabazanye. Maze arababwira ati ndaje muntegerezeho gatoya. Mbere yuko agenda, Samu yakuriye ka Babu agashyira ku ruhande kuko yari yakikundiye cyane, maze aca bugufi arakabaza ati harya witwa nde? Amubwira ko yitwa Babu, maze Samu amubaza n'andi mazina ye yose. Babu nawe ahita yamubwira, maze Samu bihita bimushimisha cyane kuko yari yumvishemo izina rye rimwe mu mazina ya Babu. Ati wow, uzi ko twitiranwa? Maze Samu nawe ahita amwibwira,
amubwira amazina ye yose. Ka Babu nako kari kamwikundiye cyane biragashimisha cyane ko kanumvishe bitiranwa, maze gakomeza kumwitegereza cyane, gahita kamubwira kati maze njyewe hari n'ahandi hantu nakubonye. Samu biramusetsa ati nibyo wambonye hehe? Babu ati ngiye kuhakubwira ariko ntuze kuza kubibwira mama wanjye. Samu biramusetsa kumva ukuntu arimo kumubwira ngo ntabibwire mama we nk'aho basanzwe baziranye, ariko nyine ahita amubwira yuko atari buze kuza kubivuga. Ati ngaho nyibwirira ahantu wambonye sindi buze kuza kubivuga. Babu yatangiye kumutekerereza ahantu yamubonye, maze aramubwira ati hari ahantu mama wanjye agufite. Samu bikomeza kumucanga ati mama wawe se amfite hehe? Babu ati hari akantu mama wanjye afite akunda kurebamo mbere y'uko aryama na mu gitondo yabyutse. Hari n'igihe afata ako kantu nkabona arimo kuvuga amagambo ariko simenya nyine ibintu aba arimo kuvuga. Rero ako kantu harimo ifoto yawe kandi nakwiboneye ni wowe. Samu akomeza gutungurwa ati none se ako kantu ka mama wawe wakabonye gute? Babu ati mu gitondo se sinagafashe nkagakura mu isakoshi atabizi, maze nkagafata ngo ndebe ibintu aba arimo kurebamo, maze nkasangamo ifoto kandi iyo foto ni iyawe. Umbabarire ntubibwire mama wanjye atanyikubitira kuko namubeshye yuko nagatoraguye hasi kandi nyine nagakuye mu isakoshi ye, rwose ntubivuge. Samu amusezeranya ko atatuma bamukubita kandi ahita anamubwira yuko atari buze kubibwira mama we, ahubwo ahita amubwira ati harya mama wawe yitwa nde? Nyibutse izina rye. Babu ahita avuga amazina ya Elvine yose. Samu biramurenga kumva ko ari Elvine kandi yaramaze n'iminsi myinshi amushakisha ariko yarabuze amakuru ye. Ahita amubwira ati wampaye se nimero ya telefone? None se suyizi ngaho yimbwire. Babu ataramusubiza abanza kureba hirya, abona umupira waryoshye cyane, abandi bana barimo gukina birashyushye. Ahita abwira Samu ati nimero ya telefone ndayizi ariko ntago nayikubwira kuko mama wanjye yambujije kuyivuga. Samu aramwinginga amusezeranya ibintu byose ari bumugurire naramuka yimuhaye, ariko Baba akomeza kwanga aramutsembera ati mama wanjye yarambujije yewe ntago nayiguha, yambwiye ko nzajya muhamagara uko wenda hari ikibazo ngize nkashaka telefone ngamuhamagara, ariko kuyiha abandi bantu yarabyanze ntayo nakubwira. Ka Babu kahise kirukankira kisangira abandi bana ngo bakomeze kwikinira. Samu nawe yumva atagomba gukomeza guhatiriza umwana amusaba nimero kuko n'ibyo yaramubwiye yumvaga bihagije, akumva ko ibindi nawe nk'umuntu mukuru agomba kuza kubyishakira. Samu yakomeje gutekereza ku magambo yaramaze kuvugana na Babu. Ku ruhande rumwe akumva arishimye cyane kumva ko Elvine amaze iminsi ashakisha akiri muzima, ariko nanone akabazwa nuko yararimo gutekereza yuko ashobora kuba yarashatse umugabo. Ahita yibuka ko umubyeyi yavuganye na Babu atigeze amubaza niba afite papa we, katigeze yumva Babu anavuga ku byerekeye papa we, ariko yibuka ko mu mazina ya Babu yamubwiye harimo izina rye, maze atangira kwibaza ati none se Babu yaba ari umwana wanjye? Bishoboka bite? Gute yaba ari uwanjye? No, ntago bishoboka rwose. Elvine se yaba yarashatse umugabo? Samu yakomeje kwibaza niba Elvine yaba yarashatse umugabo bakabyarana umwana, wenda akaba yaramujijishije agashyiramo rimwe mu mazina ye kubera ukuntu bakundanaga cyane, ariko nanone atangira gutekereza ati cyangwa wenda umugabo we turitiranwa. Yahise yumva ibyamujyanye atagomba kubikomeza, agomba kubireka ahubwo agashaka amakuru yose kuri Elvine ndetse byanaba ngombwa bakabonana. Yatangiye kubaza bamwe mu bo bari bari kumwe bari batuye hafi aho, ariko bambwira ko amakuru ya Elvine batayazi kuko yaraje gutura aho ngaho vuba kandi aje kuhatura kubera akazi. Yatangiye gushakisha nimero ya telefone, atangira kubaririza aho atuye n'aho akorera, maze byose aza kubimenya. Yahise avuga ati byanze bikunze ndataha tubonanye.
yatekereje guhita amuhamagara muri ako kanya, ariko abona bitabari byiza kumuhamagara mu masaha y'akazi. Ahita avuga ati amasaha y'akazi akirangira ndahita amuhamagara. Akirangira kuko yahise atekereza kumuhamagara, ariko yakibuka ukuntu bajya gutandukana byagenze, ko Elvin yamusezeye gutyo gusa nta kintu bapfuye, batavuganye nabi, nta kintu na kimwe, maze akamwiyama ngo ntazongere kumuvugisha. Agahita yumva kumuhamagara yabireka, ariko nanone akumva ntago yabishobora kubera ukuntu yaramukumbuye cyane, yaramufitiye urukumbuzi rwinshi cyane, kandi na Babu yari yatumye yongera kumutekereza cyane. Sam yatangiye kwibaza hari buhera amuhamagara n'ijambo rya mbere ari buze kuza kumubwira namara kumufata, yumva ari buze neza neza. Yanze kongera gutekereza ibintu byinshi, ariko ageze haramuhamagara. Yamuhamagara ariko inshuro 3 zose igacamo, Elvin ntamufate. Sam yatangiye kwiheba, atangiye gutekereza ko wenda bamubeshye, bakaba bamuhaye nimero ya telefone itariyo. Yabonye kumuhamagara byanze, maze kuko naho akorera yari yahamenye, atangira gutekereza kumusangayo ngo ajye kumureba, ariko akibaza ati kamasaha y'akazi yarangiye, ubu ngubu ningenda nkasanga yarangije kuhavana bigenza nte, ataramenya ikintu agiye gukora. Fone yahise isona, maze arebye abona niya nimero ya Elvin imuhamagaye, atangira gusenga Imana ngo imufashe aze kuba ari we. Nta no gutinda ahise amufata, maze ariruhutse yumvisha ijwi ari irye. Nta kintu aravuga, bataratangira kuvugana, Elvin niwe watangiye kuvuga bwa mbere, atangira kumusaba imbabazi, atumbabare nsanze wambuze cyane, nari nkiri bize mu kazi. Maramubwira ati nta kibazo. Sam nta bindi bintu arongeraho. Elvin arikanga ati buretse iryo jwi se ko numva ndizi, mana yanjye none surinde. Sam yanga kumwibwira ati waretse se nkaza kukwibwira tubonanye, ko numva nifuza yuko twabonana. Elvin ati hoya, urumva njyewe napanga kubonana n'umuntu ntazi, banzu nyibwire urinde, kandi kubera iki wampamagaye ziranshuro zose bisa nkaho nshaka cyane. Sam ati waretse nkaza kukubwira ibyo bintu byose turi kumwe, nkakubwira n'icyatumye nguhamagara ziranshuro zose. Elvin ati ntago nabonana n'umuntu ntazi nabikubwiye, niba udashaka ko nyibwira ngiye kugukupa, kandi nta nubwo nzongera kukwitaba ikindi gihe uzampamagara. Sam yumvise ibintu bikomeye, ati okay, nta kibazo wenda reka nkubwire bikeya mu byo nakubwira muri aka kanya, wenda ushobora kutabyizera ariko ndi inshuti ya Babu cyane, umwana wawe twahuye turamenyana turi inshuti, ku buryo nahise numva nifuza no kubonana na mama we. Nagize n'amahirwe, maze abandi bantu bampa nimero yawe, mpita nyine nifuza kuguhamagara, ariko cyane cyane ndifuza yuko tunabonana tukamenyana. Elvin ati ese nibyo gusa? Maze akomeza kumubwira ati none se hari ubwo wenda hari ahandi hantu twaba twarabonanye, cyangwa se hari ikindi kintu twaba twarigeze kuvugana? Ndumva wagira ngo ntago ariyo nshuro ya mbere nkumvise pe. Sam aramubeshya, aramubwira ati wapi kabisa, nta yindi nshuro njyewe nawe twigeze tubonana, ndagira ngo nyine tubonane muri uyu mugoroba maze tunamenyane. Elvin ahita amubwira ati ibyiza njyewe ndumva twabanza kumenyanira kuri telefone, noneho niba wifuza ko tunamenyana tukabonana nabyo bikazakurikira, ariko twabanje kumenyana byibuze kuri telefone. Ahita amwibwira ati njyewe nitwa Elvin. Sam yumvisha atagomba guhita amwibwira kuko yashakaga kuza kumutungura, aramubeshya amubwira ko yitwa Emi. Maze Elvin agahinda karamwica kumva amubwiye ngo yitwa Emi, kuko agitangira kumuvugisha. Elvin nubwo yari amaze igihe kinini cyane atabonana na Sam cyangwa se ngo bavugane, ariko yari akimwibuka. Bagitangira kuvugana n'ubundi yari yahise amumenya, akumva niwe neza neza, ariko yanga guhita bivuga kataza gusanga yibeshye wenda ari umuntu bavuga kimwe.
kumva rero ari uwundi muntu yahise acika intege, yumva nta n'imbaraga agifite zo gukomeza kumuvugisha, maze ahita ashaka uburyo batandukana ntibakomeze kuvugana. Aramubwira atumva nkubwire Emi, ni byiza ko wabonye umwana wanjye Babu ukamukunda kandi mukaba n'inshuti, rwose ni byiza ndanabyishimiye. Gusa ubucuti bwanyu njyewe ntago ngomba kubwivangamo, ndumva atari ngombwa yuko mbuzamo. Guhura nawe no kujya wenda tuvugana tukanabonana sinumva ko hari icyo byakongeraho, gusa nyine wari wakoze kumpamagara. Samu byaramutunguye cyane, yahise yumva umukobwa ahise ahinduka cyane ndetse yumva aranarakaye. Agerageza uko ashoboye kose ngo bakomeze kuvugana, ariko biranga no kurangira umukobwa amukubye. Yatangiye kwibaza atahari ubanza naje nabi, ubanza atari biriya bintu nari kuba namubwiye. Nari nzi ko ari ibintu biri buze kuza kunyorohera, none ndabona bitoroshye habe na gatoya. Sam abonye ibyo ngibyo byanze, yabonye igisigaye ari ukujya kumureba aho yabaga, cyane cyane yuko yari anamenye ahantu aba hariho. Yahise agenda, ariko ageze aho bari bamubwiye, kuko atarazi niba Elvine yaba yahageze cyangwa se atarahagera, abanza kujya hirya ho gatoya, aparika imodoka ye maze yigumiramo, amutegereza akanya gato ngo arebe kaza, hanyuma nabona atinjiye abone kuza gutekereza ku kindi kintu ari buze kuza gukora. Yarategereje ariko hashize iminota mikeya, abona Elvine araje yinjira. Sam amureba, ariko Elvine we ntago yigeze amubona, nubwo hari nijoro, ariko Sam yamukubise amaso yumva agiye nko kurira. Ibyishimo biramwica, kuko nyuma y'imyaka 6 yongeye kubona urukundo rwe rwa mbere. Elvine we yinjiye n'agahinda kenshi cyane, maze ageze mu cyumba cye atangira no kurira, yibaza ati Sam wagiye he koko? Buri munsi ndakwikanga, buri munsi nikanga nkubona, nkikanga nkumva, nkikanga ijwi ryawe, nkikanga umpamagaye turimo kuvugana. Buri nimero yose ya telefone impamagaye ntasanganywe, ntasanzwe mfite. Ntangira kugira ibyishimo byinshi cyane, ndimo nibaza wenda niba atari wowe waba umpamagaye, ariko agahinda kakanyica iyo maze kwita uwo muntu nkumva atari wowe. Nk'ubu ngubu mu kanya nari mfite ibyishimo byinshi cyane, umuntu witwa Emi arampamagaye, numva neza neza ijwi wagira ngo ni iryawe, biranshimisha cyane, ariko agahinda kaza kunyica nyuma, umutima wanjye urashenguka kuko nasanze atari wowe. Ndumva mbabaye, ndumva no kubyakira byanze. Nari nishyizemo ko ari wowe neza neza, nyamara byahe byo kajya byari kukwikanga gusa. Ese nzongera nkubone nkumve ngukoreho? Ese aho uri wowe uracyanyibuka? Ese uracyantekereza nk'uko ngiye ngutekereza? Cyangwa waranyibagiwe burundu wishakiye umugore wibyarira n'abana, uva mu buzima bwanjye burundu nk'uko nabigusabye tujya gutandukana? Mbwira Sam, mbwira niba warabikoze. Elvine yakomeje kurira maze ariko aravuga ati Sam waranabikoze, ariko sinakurenganya kuko byose ni njye wabyiteye. Na n'ubu ndacicuza ubugoryi bwanjye, ndacicuza ubugoryi bwose nakoze tujya gutandukana. Mba narakubwije ukuri tukabiganiraho. Elvine akiri aho ngaho, ariko Babu yahise azamusanga maze ahita yihanagura ngo umwana atamubona arimo kurira. Maze Babu wakundaga kumubwira inkuru z'ukuntu umunsi wose wagenze, ahita amubwira ati mama, maze hari umugabo nabonye twitiranwa, uzi ko azi no gukina umupira, uzi ukuntu azi gucenga. Elvine wari ufite agahinda kenshi muri ako kanya, iby'agahinda biba biragiye, abatangiye no guseka kubera ibyishimo Babu yamuzaniraga mu buzima bwe. Ariko ataramubaza byinshi kuri uwo mugabo, umukobwa wabakoreraga abagezeho maze abwira Elvine ko hari umuntu umushaka. Elvine ati genda umuhe karibu yinjire ndaje murebe.
wa mukobwa nawe ahita agenda kubwira Sam ngo yinjire, ariko Sam arabyanga ati genda umubwira nsange hanze kuko ntago ndi bwinjire, ntago ndi butinde hano. Elvine bahise bamubwira uko umuntu avuze, maze abwira Babu ati Babu guma aho ngaho ndaje ukomeze umbwire ibyawe n'uwo mugabo w'inshuti yawe wabonye, ubwo ngubwo wabona ari Emi. Babu ati oya mama ntago yitwa Emi. Babu ataravuga amazina y'uwo muntu, Elvine aramubwira ati nta kibazo ngaho reka ngende, ndaje ukomeze ubimbwire neza. Elvine yagiye gutyo, maze Sam nayo yikundiraga kwiyambarira ingofero n'ubundi. Mbere yo gusohoka mu modoka abanza gufata ingofero yari irimo maze abanza kuyambara, ahagarara aho ngaho hanze ategereje Elvine. Elvine akimubona akabona umuntu yambariye ingofero, ishusho ya Sam yahise imugaruka mu maso kubera ukuntu Sam yakundaga kwiyambarira ingofero cyane. Atangira gutekereza ati Sam wanjye disi. Yakomeje gutekereza ibintu byinshi, ageze ahari karigarura atangira kwibwira ati Elvine tuza, ese uzakomeza kumwikanga kugeza ryari? Buri muntu wese ubonye uzajya wikanga ko ari Sam, ukuvugishije wese wikange ko ari we, uguhamagaye wikange ko ari we, uzakomeza kumwikanga kugeza ryari? Banye n'intambara yo kubyikuramo ahita agenda aramwegera, maze aramusuhuza amuhereza ikiganza. Sam nawe amuhereza ikiganza ariko ntiyavuga ijambo na rimwe. Elvine yahise amubwira ati bari bambwiye ngo muranshaka ariko rero ntago nabamenye. Sam n'ubundi ntacyo yavuze, ahubwo yahise afata ya ngofero atangira kugenda ayikuramo gake gake kugeza ahayikuyemo neza yose, maze isura ye yose iragaragara. Bwari bwije atabona neza, maze Elvine ahita abona ko agomba kugenda gucana amatara neza yo hanze, kuko yabonaga umuntu abonye atarimo kwizera niba yaba ari we. Yabonaga ari Sam neza neza, ariko akavuga ati wabona atari we nk'uko mpora mwikanga, reka ngende nshana itara hagaragare neza kuko ntago ndimo kubyumva. Akimara gucana itara nta gushidikanya yahise abona ari Sam neza. Elvine yabuze uko yifata, biramuyobera, yumva agiye no kwikubita hasi, mu mutwe bitangira kwivanga, atangira no kubira ibyuya, wagira ngo guhumeka bitangiye no kumuyobera. Sam nawe byari uko, ariko we ntiyari atunguwe cyane kuko kuza kumureba ari ibintu yari yateguye kandi yari yanamubonye yinjira. Elvine yahise atangira kumubwira ati Sam, ntago nzi niba iby'amaso yanjye arimo kubona ari byo by'ukuri, rwose ntago ibintu ndimo kubyizera, ndakwinginze basi vuga numve niba n'ijwi ari iryawe, nibwo ndi bwemere ko ari wowe wanyawe. Sam none ahita avuga amubwira ko ari we koko, ko nta n'impamvu zo gukomeza kubishidikanyaho. Bahise bahoberana cyane. Sam amubwira ko nubwo yagerageje kumwigezayo akamubwira kumuvira mu buzima, ariko yari amukumbuye cyane. Elvine nawe amubwira ko nubwo ari uko yabikoze, nubwo ibyo byose byabaye, ko nawe ari uko ko yari amukumbuye cyane kandi ko yicuza impamvu atigeze amubwiza ukuri ku mpamvu yo gutandukana kwabo. Sam ati nta mpamvu yo kwicuza, icy'ingenzi ni uko twembi twongeye kubonana kandi noneho twaba twiteguye kuvugana. Bakiri aho ngaho, Elvine atarabyumva, barimo gukomeza kubwirana ukuntu bari bakumburanye cyane. Babu nawe yari yakomeje gutegereza ko mama we yagaruka, ariko aramubura, niko kuza kumureba. Baramubonye barikanga bahita barikorana, maze ariko Sam ahita agenda amusanganira, ahita amuterura amwishimiye cyane, anamuvuga mu izina. Ka Babu nako biragashimisha cyane, kishimira ko kongeye no kumubona. Elvine wabonaga ibyo byose byaramuyobeye cyane, abonye umubano bafitanye atangira kwibaza ahantu baba baziranye, maze Sam atari ko se cyagiye kuri phone, sinakubwiye ko njyewe na Babu twabaye inshuti?
Elvin ati no mana yanjye, ntumbwire ko ari wowe wambwiye yuko witwa Amy. Maze Sam ati ni njyewe, mbabarire ko nakubeshye, ntago nashakaga guhita mwibwira kuko numvaga nshaka kugutungura. Maze Elvin ati n'ubundi ijwi nari naryumvishe ko ari ryawe rwose. Sam noneho yahise ashyira Babu hasi maze ahita agenda yerekeza ku modoka ye, akuramo envelope yarimo ibintu yari aje amuzaniye kuko akimara kumenya yuko agiye kuza kureba Elvin mu rugo yabanje kujya kubigura. Yahise abihereza Babu, maze Babu arishima cyane aranamushimira. Elvin nawe abibonye biramushimisha cyane, maze ariko ahita abwira Babu ati ngaho genda wisangire tantine, turi buze kugaruka kukureba. Umwana ahise yishima cyane ahita agenda na envelope maze yereka tantine, batangira kwirebera ibintu Sam yari amuzaniye. Abandi nabo basigaye bonyine, ariko Elvin yumvaga yabuze n'ikintu yavuga kuko ibyo bintu byari byakomeje kumutungura cyane. Yageze arafungura, aha karibu Sam nuko arinjira kugira ngo bicare maze batangire baganire. Bari bica ariko bari babuze aho bahera bavuga. Elvin yari yabuze aho yahera amusaba imbabazi, anabwira Sam uko byagenze kose kugira ngo batandukane. Sam nawe mu mutwe we hakomezaga kugarukamo ikibazo kimwe, yibaza umuntu Elvin yaba arabyaranye nawe Babu, anibaza niba yaba akimukunda. Iby'umwana ariko yabaye aretse gukomeza kubitekerezaho kuko yumvaga ubwabyo atari ikibazo, kuko yumvaga aramutse abaye akimukunda umwana atakigira aba impamvu yo kugira ngo batandukane, kuko yumvaga akimukunze cyane, akumva ko kuba afite umwana atabimuhora cyane ko na Babu yari yamwikundiye cyane. Sam yanze gukomeza guceceka maze aramubaza ati ese uracyankunda? Elvin kugira ngo amusubize ahubwo nawe aramubaza ati Sam ni njyewe wakabaye nkubaza icyo kibazo, nyuma y'ibyo nakubwiye byose nkakubwira ko ntakigukunda, nkakubwira ko ntakigushaka mu buzima bwanjye, uracyankunda? Sam ati gute wambaza ikibazo nk'icyo ngicyo kandi kwanga ari ibintu nawe ubwawe uzi neza yuko ntashobora, nubwo wambwiye kenshi ko tutakomezanya, ukambwira ko utakinkunda, ko utiteguye ko dukomeza gukundana, nkanumva amakuru ko wabyaye, ariko ndacyagukunda cyane. Ubinyemereye ukampa amahirwe yo kongera gukundana nawe, ntago nayitesha, nabisamira hejuru kubera ko ndacyagukunda cyane. Ndakwinginze nawe mbwira niba ukinkunda. Elvin byaramushimishije cyane maze amubwira ko atigeze amwanga kandi ko nta na rimwe yigeze ahagarika no kumukunda, ko nubwo bamaze icyo gihe cyose batari kumwe ariko ko nta munsi n'umwe yatangiraga cyangwa se ngo awusoze atamutekereje. Amubwira ko akimukunda cyane, ko ndetse atazi n'ukuntu yabimusobanurira, kandi kamushimiye cyane ko nubwo ibyo byose byabaye ariko nawe akimukunda. Bose barishimye cyane kumva ko buri wese agikunda undi, ariko Sam yari akirimo kwibaza ibibazo byinshi. Ahita amubaza ati none se kubera iki wansabaga kujya kure yawe kandi wumva nyine utarigeze unyanga? Ese nuko wari umaze kumenya ko utwite ukumva wenda ko ntazakumva ko nzahita nkwanga nkaguhora yuko watwise? Elvin ati iyo ntago ariyo mpamvu, icyanakubwira ise buriya mwana wakumirwa. Sam arikanga n'amatsiko menshi ati papa we ninde? Elvin amubaza niba nta muntu abona basa, ariko Sam amubwira ko hari ishusho irimo gukomeza kumugarukamo ariko katarimo gusobanukirwa neza. Maze Elvin ati sinzi ukuntu uri bumfate gusa. Sam ati Elvin mbwira nta kibazo niteguye kukumva. Ese byagenze bite kugira ngo utwite? Ese bagufashe ku ngufu?
Elvin ati oya, nta muntu wamfashe ku ngufu kandi inda nanayitewe n'umuntu nkunda cyane, ku buryo n'uriya mwana mukunda cyane kubera umuntu twamubyaranye, kuko ntago njya nicuza kuba naramubyariye. Samu byahise bimubaza cyane, ati ubwo rero ushatse kuvuga ko ufite undi muntu ukunda utari njyewe? Ese ni ukubera iki umaze kumbwira yuko nkunda kandi n'uwo muntu ahari? Ese udukunda twembi? Elvin ati oya, ese wumva iherehe koko? Gusa umbabarire nyine ko nabiguhishe. Gusa Samu, uriya mwana ni uwawe, Babu ni umuhungu wawe. Samu yarikanze, ntago yabyumvaga, ntago yumvaga ukuntu umwana ari uwe. Noneho hakaba hashize igihe kingana gutyo Elvin atarigeze abimubwira, kuko yatekerezaga ko aramutse ari uwe, byibuze ko mu minsi batandukanye yakabaye yarabimubwiye kuko aribwo yari amutwite. Samu yakomeje kubitekerezaho, ati kubera iki se wabimpishe? Samu yahise atangira kwibuka mu myaka 6 ishize, ubwo we na Elvin bari bamaze iminsi mike bakundanye, bari bakiri batoya, ariko urukundo rwabo muri iyo minsi rwaragurumanaga cyane, byakivanga noneho n'amaraso y'ubuto bari bafite muri icyo gihe bikaba ibindi. Nubwo bari bakiri batoya, Elvin afite imyaka 17 gusa, ariko buri wese yakundaga undi cyane. Urukundo rwabo kandi rwari rukiri ibanga, kubera ukuntu iwabo wa Elvin bamukaniraga cyane, ntabwo bajyaga bamwemerera kuvugana n'abahungu. Elvin nubwo yari abizi ko iwabo ibyo bintu batabishyigikira, ariko yabirenzeho maze yikundanira na Samu cyane. Umunsi umwe ariko noneho baje no gukora amakosa, maze Samu na Elvin baza gukora amakosa yo gukora imibonano mpuzabitsina, baza gutwarwa kwifata biranga, bashiduka baryamanye kandi bari bariyemeje ko ibyo bintu bazabikora barakuze. Samu yahise yibuka icyo gihe, yibuka ko ariyo nshuro ya mbere yabonanyeho na Elvin, maze ahita amubaza niba aribwo yahise asama, maze Elvin aramubwira ati yego, nuko nguko byagenze. Maze amubwira ko iwabo bakimara kumenya yuko atwite bamurakariye cyane, bakamusaba kuvuga uwamuteye inda kugira ngo bamufungishe, maze nawe yakumva hajemo ibyo gufungwa akanga kumuvuga, akababwira ko yafashwe ku ngufu n'umuntu atazi, ababwira yuko umuntu wamuteye inda atamuzi. Nuko ahita amubwira ati nanahise ngusaba nyine kujya kure yanjye, ngusaba ko tutazongera kuvugana, ngusaba yuko ibyacu nyine byahita birangirira aho ngaho kugira ngo batazagukeka bakamenya ko ari wowe wanteye inda, maze ikintu kibi kikakubaho. Samu ibyo byose yarabyumvishe, yumvishe ukuntu byagenze, ati umbabarire Elvin, umbabarire ku byakubayeho byose, ntago nigeze mbimenya, nta kintu na kimwe nigeze menya ku byabaye. Maze ariko aramubaza ati none se ariko kuki utabimbwiye ngo umbwize ukuri, ko byibuze nari no guhunga nkajya kure yawe, ariko ukuri kose nkuzi ku buryo tutari kuburana burundu, twari kujya dupanga tukabonana mu ibanga, cyangwa se tugapanga ubundi buryo icyo kibazo cyakemuka. Elvin ati nanjye rimwe na rimwe natekerezaga kubikubwira, ariko nageraho umutima ukambuza kuko numvaga udashobora kwemera kujya kure yanjye burundu. Ndabizi neza ko twari gushaka ubundi buryo bw'ibanga twari kujya tuvuganamo, maze bikazarangira ibyanjye nawe mu rugo babimenye, bakamenya yuko ari wowe nyine wanteye inda. Kandi ntabwo ibyo bintu nabishakaga, ntabwo nashakaga ko hari ikintu na kimwe kibi cyakubaho kubera njyewe. Kandi nanone iyo umenya ko ntwite umwana wawe, ndabizi neza ko utari gutuza, kuko wari kumenya ibihe bibi nari ndimo gucamo muri iyo minsi, ukagira ikintu bikoraho bikaza kurangira n'ubundi bakumenye. Rero rwose umbabarire ko ari uko nguko nabigenje. Kumara kumva ibyo bintu byose, Samu byaramurenze, yari azi ko umukobwa yamwanze burundu, none ahubwo yasanze ibyo yakoraga byose ari ukubera ukuntu yamukundaga. Akomeza kumwihanganisha kubw'ibyo bihe bitoroshye byose yanyuzemo,
ntanatekereze gukuramo iyo nda. Elvin amubwira ko atari kubitinyuka kuyikuramo kuko n'ababyeyi be bashatse ko ayikuramo ariko arabananira, kugeza aho atorotse akigendera, bakazamubona inda yaramaze gukura kuyikuramo bitakibashije gushoboka. Maze babonye ko batayikuramo nyine baramureka, umwana aravuka kuko nta kindi kintu bari bagishoboye gukora. Maze ariko amubwira ko na nyuma yo kubyara ababyeyi be bakomeje kumutera ubwoba ko babonye uwamuteye inda atabikira, kuko icyaha cya viole kidasaza, ko uwamuteye inda azafunga uko byagenda kose. Sam yakomeje kumushimira cyane, amushimira ubwo butwari bwe, ko nubwo yanyuze mu bintu byinshi bitari mworoheye, ariko ko yakomeje guhatana n'ubuzima akabasha kwiyubaka, akaba ameze neza n'umwana, kandi akaba yaramureze neza, yarakuze ari umwana ushimishije cyane. Sam yahise atangira kumubwira ati umbabarire kuko nari narakurakariye cyane. Aramubwira ati nari nzi ko wanyanze burundu ukimara kunyigizayo, nanjye nahise numva ko ngomba kujya kure yawe kuko nk'uko wabinsabaga. Nuko aramubwira ati nyuma naje kumenya amakuru y'uko wabyaye, mpita menya ko nyine ubwo ngubwo wabyaranye n'uwundi muntu utari njyewe. Ntangira gutekereza yuko utigeze unkunda habe na rimwe, ko wari wifitiye undi muntu mukundana. Nuko ati nahise nkurakarira cyane, ntangira no kumva ntazongera no kukuvugisha, ntangira gushaka kwegezaho ibintu byose byaduhuza, birangira twembi nta n'umwe ukimenya amakuru y'undi, nta n'uzi irengero ry'undi. Gusa ariko uko imyaka yagendaga ishira, nkeka ko uko izagenda ishira ariko nzagenda nkwibagirwa, ahubwo byaricuritse kuko uko imyaka yagendaga ishira niko narushagaho kugukumbura cyane no kugutekereza. Maze ntangira gushakisha amakuru yawe, ariko noneho ndayabura burundu. Elvin ati nanjye umbabarire ku byabaye byose, kuko nanjye niko byari bimeze. Nari nzi ko ari ibintu bizanyorohera cyane, ariko siko byagenze. Naragukumbuye cyane, ntangira no kwicuza impamvu ntakubwije ukuri tugafatira umwanzuro hamwe. Nagukumbuye ijoro n'amanywa, nkahora nitegereza amafoto yawe, nkareba babu nkamwitegereza, maze nkakwibuka, nkibaza niba nzongera kukubona. Byarambabazaga cyane ukuntu twatandukanye, ariko nkashimira Imana ko byibuze yakunsigiyeho urwibutso. Amahise amubwira ukuntu yumva ashimishijwe cyane no kubona baba ari umwana we, akomeza no kumushimira ko umwana yamureze, ko inda atigeze ayikuramo, kuko nyuma y'igihe kirekire umwana wabo ari wo wari wongeye kubahuza. Babu bahise bongera baramuhamagara, maze Sam aramuhobera cyane, noneho n'amarira yumva agiye gutakara neza neza. Elvin nawe yarebaga ukuntu umwana amiranye na se, noneho n'ukuntu ka babu nako kari kamwikundiye cyane, bose bishimye, maze akumva biramurenze, akumva agiye nko kuguruka neza neza. Batangiye noneho gukundana ku mugaragaro. Babu aza no kumenya ko Sam ari we papa we, maze biramushimisha cyane. Ababyeyi ba Elvin noneho bari barashize uburakari, maze Sam na Elvin babasaba imbabazi z'amakosa bakoze mu buto bwabo bwo kwishora mu mibonano mpuzabitsina imburagihe, kandi koko nabo barabibonaga neza, kuko Elvin yanyuze muri byinshi bitari byoroshye ahangana n'izo ngaruka zose. Gusa ababyeyi be nabo babasabye imbabazi, basaba imbabazi Elvin ko batahabaye ngo bamube hafi kandi bamutege amatwi, bumve uko byagenze kugira ngo atwite, maze bakanamuhohotera cyane kuko bamuhozaga ku nkeke, kugeza naho Elvin afashe umwanzuro wo gutoroka agatorongera akigendera akava mu rugo rw'iwabo. Bose barababariranye, ibyo byose bivaho, bose bahana imbabazi, maze Sam
akomeza gukunda Elvine cyane, yamubwiraga ko ahora yumva amufitiye umwenda w'urukundo kubera ibyo bintu byose yaciyemo ari wenyine adahari, atazi n'ibiri mu kuba, kandi akomeza kumushimira cyane n'urukundo yakomeje kumukunda, akamukingira ikibaba kugira ngo adafungwa. Mwakoze cyane rero kubana natwe, aha niho inkuru yacu tuyisoreje. Niba wayikunze wasiga igitekerezo cyawe muri komenti ukagisangiza n'abandi. Imana ikomeze kubarinda, ndabakunda cyane, nawe ubutaha.